wowe ugomba kuvuga yuko urashira afite imyaka 16 ariko uzi yuko uramutse uvuze yuko afite imyaka 16 bikaramuka bigiye no mu mategeko baguha inuzi mpuzamahanga y'amafaranga menshi. Have cece wicaye wangu sheri mutica Yewe Marayi Hapo wanyitabye Marayi nonse turabigenza gutukumishe cyane ubuvuzi so mwirwa erega nubwo uri mukuru wanjye nabwo n'umukosa uri gukora ngo nyihangane ngo mukuru wanjye. Okay, uje mu rugo rwanjye sasa kora amakosa nkora urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye ni mu ntonganya gusa ni mu muriro. Ikosora. Wow. Nabo ukora musaza umugana nkawe ngo ura musaza atanga kere yagukikiye asumba nta kintu komisha. Sis naguhishiki. Are you serious? No, urona naguhishiki. Man, how dare you? Kwicara ku muntu w'umusaza sobukwe wamusomye nakubwiye nta kintu bitwaye. Nyese muri urumva umeze base nani kintu mutima uri kugushinja? No, why? Wow. Nta kintu bitwaye nta nibirenze utazanafite ibintu birenze abasaza b'Ikigali nyine ni kuri aba bameze babatanga ke ntabwo ari nk'abi wacu erega abacu bamenyere kwicara hamwe bagasangira nawe bakazana abinzagwa inaba bahakiya usohoka hanze usohotse ugeze gute umusaza kubwa ati ngwino nyicare uzagenda umwicire kuko ari w'Ikigali atandukanye no mu rugo. Hoya uriya ni data bukwe mwimbo nyine nka data bukwe nta kindi kirenze ko data bukwe kirimita kuri soho. Oh no, akunda gutanga care kandi niyo nese wakanga umuntu kwitaho. Wow, so uko ari kukwitaho wabikunze. Mva wizana ku challenginga, okay? Nawe gusobanurira sinzi mvu uko gato kakaba kadashaka kumva. Shaura tangaje ntabwo nzi ko ntekereza ngo kugeza aho rwose ndi kwibaza niba nanakuzi cyangwa uri mukuru wawe. Just are you serious? Utangiye kunjaniga mu rugo? Of course. Nabangiye gutsinda ntagombye kwataka nta shoti nteye ngaji igihugu nkagifata nta sasu na rimwe rivuze. Ayizanye sibyo se kana nayifotoresha buriya rero numvaga ko umbeshya buri munsi suga nawe nkubeshyira imyaka nibeshya buretse birabaye rwose 23. yego ako hari ikibazo oya ntacyo burengeye nagufataga rimwe nk'umwana n'urujo rwa buri kanya muzeyi nkabona akwite nk'umwana wonka kandi ikibazo umukobwa muto afite nyine yagiye gucura iwanyu. Rakoze rero harye bazakwiba ibyangombwa cyangwa ukabajugunya indangamuntu yawe ndagira ngo iyi ndangamuntu njye nyikubikira. Ikibazo nzayikubikira mu buryo bwose bushoboka
ntaho yajya ntiyenda kubura sibyo noneho kandi ibyo wihanganiye amahoro atatetse ibyo ushaka ibyo bimbwira ari ngewe ndahari keza batabikoze ntabikora ahubwo reka njye kureba ko hari ikindi kirimo nshaka akantu mbona ukagenda ureba imbuto basi nawe ngo ube muyimbikiye nta kibazo urakoze nta kibazo kandi nzakwitaho sha yego ugira neza bugacya bukira ugira neza Imana we ugira neza bugacya bukira ugira neza Yesu kwasha maho uburuwe rero nta kibazo na kimwe ndumva ngana n'inzovu noneho hano baye inzovu maho ubwo ndahangana nawe sha urambeshya iki noneho ko ari jye nawe ndagufite ubonye ko ndi kumikosa rero aje ugiye gukunda za stress ngo tugende ngo ugire imiyoboro yo uzibura ahubwo waza nibyo naje kukubwira uzi yagiye ndabizi ariko jumana break yiki se jumana karuhuko uzwana ntazamugarira hano hano siyo mpamvu se uriho wikosora kugira ngo ukosore umuntu reka nanjye takamuse nukamu wifashe gaciye basi nukamu wifashe nuzasubundi ntabwo sinzi ahantu hose ndi ugomba kuba uzatumura umuvandimwe avana hejuru maze azi yuko nyine namubeshye yuko ugiye kujya kwivuriza hanze namuteye ubwoba ko wapfuye yes namuteye ubwoba ngo wapfuye cyagiye yagukubitaga hasi nyine namuteye ubwoba mubwira ko wapfuye urumva ndangije nyine ese ko mbona unyikura Emma urangije sibyo washaka sibaseka iki urangije uraza gutuma navuga uri kumbundira reka ngewe nifate reka ngewe nifate uko mbishaka sibyo kandi ukomeze wifate ntuze kumwe ngo by'umubiri ukomeze wifate wagire ku bubanda ariko nifata sibyo mwagakosora agashira ndaguha n'akandi hanyuma nzamubwire urumva nyine namubwiye ko urabona cyagiye wikubitaga hasi ese mubwira nyine ko wababaye cyane urumva nyine uzajya hanze kwivurizayo azi ko nyine ibana wababaye byataye ako nayo nababaye ntabwo wababaye sinumvise se uba ufite imbaraga nka za zindi nyine wari ufite na mbere aha mba numiwe icyo koze wowe bizatuma wicwa n'iki se ni ukunkoresha cyane twangiza akamashini ngaho yagiye tujye muri hadi ngaho ari mu cyumba hadi sumba rwanda zasikuru cyangwa umugongo nikosora gusa araho uzayikura ikosora yego ariko ntajya umugishiramo akantu k'ubumuntu uziko ariyo mpamvu frigo ihora yuzuye ikosora ese wajya wibaza ariko ko nawe yaba umugabo ntayakunda n'amakuru urimo kureba reka ndanambaraga n'ifite ahubwo tugende imana tugende njye kukwereka n'akantu kamwe nshaka kukwereka tugende njye kukwereka kawe hehe ini my room
ibyo umutwazi wajya utuza ko icyumba cyawe ari icyawe nayo ubwira ngo tugende iwawe mu cyumba cyawe nyine twese ari position hari position nabonye tukibona kibadashi Anita waramutse amakuru gusa nyamara nkwitayeho cyane nta makuru ntayo Louis ushobora kuva kuri telefone tukavugana ngenze tuvugane gatubere kandi ndaje tuvugane ushobora guhagarika kuvugana niyo ndaya nandika mu mwanya tukavugana kandi ndavuga niyo muri kuvugana iyi ni ndaya aho muri mvuga ndabona aza barakinditse ariko ntukashikagure gutyo hasoni harimo muhamagara umuntu harimo mvuga ntabwo hamagara kikiza cyawe ibyo nibindeba wamuhamagara kiza cyawe ni iki ndeba umva nkubwire rero Louis sibyo wamwe mvugisha umuntu ibintu kazi kumbwira nyuma ushobora ko mu mwanya twavugana umwanya wose nta mungu uhaye reka nkubwire Louis urafata amasegonda ngaho ushobora kuzi yuko uriya mwana w'umukobwa wateye inda afite imyaka 16 aterwa amacumu acanye amahanga yateranye waramubyaye ushobora kuba uzi ko afite imyaka 16 urabizi se wowe ayo makuru ndayafite mu makinyi mutera wari uhari imyaka wari uyizi imyaka uko yavutse uko yabayeho byose urabizi ayewe tujya inama inama yihe tujya inama kabwira maho nta nama yawe icyo narakimenye ni ukuntera ibibazo ariko watuje nakugira inama umunsi ubona umwita indaya yanjye watuje nakugira inama inama nyabaki vumvura havuze data rero urabona ko tumaze kumenya yuko uriya mwana w'umukobwa afite imyaka 16 naramaze ndashaka bataranavuka nabyo bikiri kandi umenye ko wamuteye inda akiri umwana Ninde muteri ufite ibibazo kuko umwana kandi ufite ibibazo Ninde muteri kugenda ubyitarutsa nubwo uri kugenda ubyigurutse uri mu bibazo njyewe amategeko sha umva nkubwire Louis njyewe nakoze icyo umutima wanjye untegeka gukora nafashe umuntu mukura ku muhanda ababaye rega wamuteye uzi ko wamuteye inda ariko icyo nacyo uzajya ukivuga niba waramukwereka nkakugiriye mu reco najya imbere umucamanza uriya umwana wacu reco najya imbere mu rukiko imbere y'ubushinjacyaha kashi ati njyewe natewe inda na Louis umva nta kundi nawe nzabyimenyera reka nyine nzabyimenyera ntabwo njye mbere waburenganye ntabwo njye wa nyuma ariko uriya mwana umukobwa najya hari akavuga ati njyewe Louis yanteye inda hanyuma se bivuze wazaca okay ngiye gusa nta cyumutima nyinshi nta cyumutima nyinshi wowe vumbura ibyo uvumbura inama rero nashaka kugira ngo mugire aho kugira ngo bazajye kugufunga nkubure urumva wowe nyandika kuri konti zawe zose urumva numara kuzinshyiraho ubundi nzakwereka icyo dukora kuri konti zanjye ukore wiki ukore wiki wajya ucisha amajye mu bibazo nka mfate nko nyishyire mu mamera nyishyire mu bigori nyishyire mu binyamisogwe mfate ngo nyishyire mu bivuzo njyewe ariko se wacishije make kandi nanga yuko ugira imijinya ngusakere noneho wowe nitumara kubigenza gutyo uriya mwana natwe tuzamenya icyo tuzamukorera sibyo nabashye ku makonti kandi abizi neza yuko leta nta kintu izakora gushyira umuntu kuri konti se bikuraho icyaha umuntu yaba yakoze ateye inda koko nyine nibyo ndi kukubwira ariko wagiye ubanza kwanza gukumva n'ibyo umuntu akubwira uravuze ngo banemye mu mutwe harimo inkovu ikomeye cyane ntacyo tujye kuvura tugenda ari kubanza wakabonye yaretse kujyana asa nk'ubu waramutse aje koko nta kintu urambwira wanyuzwa n'iki ni ukuri ko imana ibyo bya nijoro ntabwo nabiguha keretse ubiriye mbyikoreye ku mutwe nzigiye kuva anaje n'undi munsi cyangwa n'indi saha none se ese ko wahiye none wafite se nyine nanjye ntabaye kunuzenya kwikosa tujye ranga kuruguyiwe uzuzu ngora nyine tugiye muri kuminza tugenda ariko ugenda ngo rukosore nase ntabwo ubizi none subu nako sikuruguyinya neza ariko nagiye yari wambabari ukabumereye yego shati dore ko ukiri kunika uzi kujyana ko yiboneye se
Ntuka mfate nk'akantu k'akamodoka utwara guke cyangwa umukoresha turi kumana sibyo. Twari gake. Sibyo. Ushaka ko ndakaze. Igifu kire. Tugende wowe. Tujye mu cyumba cyawe. Tugende ariko. Kinyanza rero zaho. Humura ntabwo nakubabaza. Subizi nakubabaza. Fata akandi kamwe cyangwa ushaka gufata tubiri frigo ko yuzuye kandi ari izawe. Nta wundi muntu wemerewe kumukosora hano uretse igihe nawe. Eric, wowe ntabwo yemewe. Hariya nzajya niba ngikwibye nta kibazo. Seko mbona ibintu bya Sibite ko mbona muri salo haje karebe. Karibu sheri nabo nari nakuzi. Sanda mshika kabisa. Nonese. Nabonaga hano hari ivumbi. Nyine usanze ari byo narindiho nkora. Abana nanone bikomeye. Sanda nanone kandi mfite inama n'uburofa. Ese yambwe dakingiye ntabwo irakira ngo umuntu ayitume. Ntabwo arakira neza. Ameze ate? Ameze ate? Ntabwo mbizi kuva mu gitondo sinzamubona ariko nyine ashobora kubara umusaza icyo yabaye. Ukomeze kureba nimba arimo korohera umuntu musezerera hakiri kare kuko nanjye sinkuje. Nasura yagutera ubwoba shiri. Ntabwo bantu imbwa idakingishwa no kundi umugore. Namuvuza iki? Reba uko niho ukaba. Imbwa idakingiye umusegare. Ibyo uvuga ni byo. Uza gukomeza rero urebe ibyo akeneye ku buryo umuntu yamusezeraho. Akomeze neza. Safa. Nanjye ndaho akazi kiriwe arenga umwe kaza kumenya ariko urumva numara kwishyira muri konti zawe zose bitaba ibyo. Papa uriya mwana ndamuzi. Nuko uzafata uriya musaza n'uriya mwana nkabereka inzira zose bagomba guca. Warakererewe rwose ntabwo ntuyizi. Inzira zose bagomba guca kugira ngo bagukurikire. Warakererewe. Urumva kugira ngo icyaha wakoze nawe uzakiryozwe. Warakererewe. Inama ndi kugirira uko uyumva cyangwa ntabwo ushaka. Ntayo numva. Ushaka kuvangura abashobora ku rukiko ugasanga naha amadosiyo menshi aragutegereje. Wajye nutaha ahubwo bagataha. Ayiwe. Umwe gusa kuza buri munsi unesha umukanya ngo ukanga ibyo ntibizwi. Ibyo ntibizwi. Erega uri umugabo wanjye kandi buriye mu rugo habaho ibintu byinshi rwose. Kuba je nongana nawe cyangwa se wenda tugashwana tukagira dute ibyo ni iby'umugore n'umugabo mu rugo. Urumva kandi ibyo ni ibisanzwe nta nibirenze. Reka nkubwire. Nitwe bambere se? Reka nkubwire. Nitwe bambere. Wavumvuye wabishoje ngo usubire mu mirimo yawe. Umakaye nawe mvuga none avugana nawe. Banza usubize ibyo nakora. Ntabwo kuri konti yanjye ntuzigira ukandagiraho. Wabyumvise? Ntabwo natiko ngo mfate ibiryo byejejwe by'abana mu bigaburira imbwa. Ntabwo natiko ngo mfate ingurube nyishyire mu mazi meza kwibiziba. Cucu gusa. Buretse nanjye nzakwereka. Yereka. Nzakwereka kandi uzawuhera. Yereka. Ugenda ubanza wiyereka wanturiwe. Cucu gusa. Antonio. Twiriwe. Mwamufite umwanya ko tukaganira. Oya nta kibazo. Urashaka ko tuganira iki se? Nyine ndakubaza. Nimaze iminsi n'ibitekerezo. Kubona ni hano ntabwo ndamara iminsi myinshi. Yani it's look like we are family. Nashaka ko tuganira nyine tukamenya nawe ukamenya byinshi. Cyane nta kibazo imbaza ibibazo ushaka kumbaza. Sibyo kandi wisanzure rwose bagira ikibazo. Turi muri famille. Nyine kubaza mukonzi nyine ko yambwiye ngo urisebe ukwe
ubwo njye muri iki cyane wowe ngo ndise wowe cyangwa wabyumvise nabi no genda umugabo we ubwo rero sinzi nimba ukurikira amasano ubwo umugabo mukuru wawe aba ari iki cyawe ngo ndi iki cyawe rumva se rubiye no mushuri uri umuhanga cyane muse nicyo kibazo cyo nyine ashaka kumbaza cyangwa ari n'utundi mbaza nta kibazo bazi hano narahakunze ni heza byiza cyane yes Anita umbabarire nyine ibyo nari ngiye kukubwira ngiye gutya bazajemo igikeri cya kirunga cyari kigiye kongera kundukaho ubwo ndabanza nyine ndakupa fone ariko icyo nshaka kukubwira mwihorere namaze kumenya password yiwe hari ukuntu ugera ngakupa umuriro oya bora password yenda yize kandi akora ko afite umuriro oya ntabwo birajyamo neza ariko nshatse nkupa umuriro gusa byose nkaba ndabirangije icyo nshaka kukubwira nyine nta byinshi no kugira ngo wifurize umunsi mwiza nanjye bade mu rubirongo ryanyishe ko nta burenganzira mfite kuko nagusanga hose ngo tuganire ubwo no mu bumpa nyine tayari kazaba kabaye nta kibazo twahura tukaganira twaganira shenge bade bandi cyane rwose uba ukeneye umugabo nka rubaza kukuganiriza akagususurutsa urashaka gusimbura ni ukuri kw'Imana byonyine ntabwo ari gusimbura ni ukunganira kuko urumva ufite ibibazo ni ubwisungane mu gufashanya ukabwisungane mu mibereho nyine nanjye tutakoze mbandi bohazi nanjye urumuri wajyaniciye mu rugo ngaho mbwira ijambo ryiza ngo kupe nigire mu mirimo yindi dore cya kintu ngajya kubona kwanjye urankumbuye okay urakoze cyane akoze cyane Louis ubwo kwajya mu magare umunsi mwiza akoze nawe ntureba Imana itera amapfa nayishyira bazahahira Mana ndagushimye rwose uratwebwe nyine mu gusanga n'abari hatuye no muri iki gipangu nyine gutya hameze ugasanga harimo amazu menshi nyine ugasanga ni nka karitsiye muri iki gipangu mu gipangu nyine ni nka karitsiye ariko byibuze umaze kumenyera utanigendera mu mazu n'indi gake nakanigeza nyine urabona inama ndamenya cyane n'umunsi ubundi ufite imyaka ingahe ikosora murakaza neza muri Novaland Hotel iherereye ruguru y'isoko ryo ku Murindi. Novaland Hotel tubafitiye service nyinshi zitandukanye, tubafitiye amacumbi meza, tubafitiye jardin nini mwakoresha mufite ubukwe cyangwa mushaka ahantu ho kwicara muri abantu benshi, tubafitiye salle nini mwakoresha mukora inama, tubafitiye ibyicungo by'abana mwasohokana abana banyu hano bakaza bakishima. Murakaza neza muri Novaland Hotel. Nimero mwaduhamagaraho mushaka gukora reservation mwaduhamagara kuri 078 62 58 74 7. Murakoze.
ntanganya gusa ni mu muriro